kamerama ubwo rero gahunda ni ya yindi ni gake gakeya kuko ntago tuzi buretse ndabona ahetse umwana ariko urugo mwarugize nk'isoko gute se uragenzwa n'iki n'izo mikoro zawe ze kuyesa umwana warabyaye muri iyi minsi narabivuze ndanabitangaza ariko habuze nibura n'ubyandikisha mu kinyamateka muri journal ubundi abantu babana ntawe ugira icyo ahisha undi mu gitondo nagiye kubona mbona arikaraze arakarabye arisiga arakwikira urukweto isakoshi umuntu w'umukecuru nese ugiye ngo hey ankubita ibuno ngo ntugire ibyo mbaza aguruka atyo sinzi yari na rumwe ntibukeye umukobwa we nawe abikora atyo niko kubona mpetse uriya mwana ikintu ugiye kumfasha nk'umuntu utangaza inkuru oya muze wirira ahabwa ari ukurira wirira n'umuntu w'umugabo yihorere nagira ngo unsabire ababishinzwe bagira icyo bamfasha kandi nyuma y'ibyo nta cyerekezo navuga barabona umuntu muzereka kurira ndetse kurira suramarira iki akabaho yakoraga ku ibere rya nyina agakora ku ibere ryanjye ararikabakabaze ararikoraho ngo akuremo iki ubwo reka ajye kureba umva reka ndebe niba yiciwe cyangwa niba aticiwe ibibazo byo nawe ararya sarya iki yabonye iki kereka yabonye igikombe cy'amata arakiririrwa haba natetse n'ibijumba nkamuha agatema naba nagize amahirwe nabonye ifaranga Let me take time greet every person where you stay. Nizere yuko mumeze neza cyane amahoro y'Imana akomeza abane namwe aho muherereye hose. Ahangaha ndi rero ushobora kwibaza ati ndi hehe niye mpamvu ki itumye turi ahangaha nk'Umutako TV. Wibuke gukora subscribe, like, comment and share kugira tubashe kubana mu biganiro bikurikira. Ngiye mugiye kubana ni MC Setting nkuko bisanzwe. Ahangaha rero nkuko nemaze kubikubwira ushobora kwibaza ngo ndi kwerekeza hehe ndi hantu ki. Ahangaha bitewe n'amakuru twumvishe bitewe nuko twagiye twumva ibintu byinshi bitandukanye maze kugera neza hafi n'urugo rubarizwamo umusaza mwamenyereye muri filime nyinshi zitandukanye uwo bakunda kwita cyane Keve Babalawo cyangwa se Muzehe ndabazi. Tukaba tugiye kwegera imbere gatoya kugira ngo tubashe kumenya mu byo twumvishe niba koko ari ukuri. Niyo mpamvu rero tubagerera hirya no hino kugira ngo tubagezeho amakuru yizewe kandi atandukanye ku gihe. Uyu ni Umutako TV. Wibuke gukora subscribe, like, comment and share. Ngiye mugiye kubana ni MC Setting nkuko bisanzwe. Shimire team turi kumwe ku buhanga bw'ibyuma. Kamerama tugenda akazubu karatangiye. Twagiye ufatireho nta bintu byo gukupa. Ufatireho nta byo gukupa sibyo. Ngira ngo rero murabibona yuko turimo kwerekera tujya kwa Keve Babala kugira ngo tubashe kumenya ngo amakuru twumvishe niyo koko niyo yanyayo. Uyu ni Umutako TV. Nuveho nizere ko dutangiranye uru rugendo turi buze kurusozanya. Shobora kuba nizeye ko ndi buze kwasanga Muzehe Keve. Reka mbanze nerekere menye ngo biraza kuba byifashe gute. Ngira ngo rero nkuko nari nahoze mbibabwira uburyo twatangiranye urugendo ngiye kubanza ndebe impamvu uyu musaza Muzehe Keve yabuze. Ese muri iyi minsi ari mu biki? Tubanze tumenye
ku makuru mfite niba koko ariko byifashe. Ntuze gucikwa, uyu ni Umutako TV. Wowe utarakora subscribe, yuke gukora subscribe, like, comment and share. Jye mukiri kumwe ni MC7 kamerama. Ubwo rero gahunda ni ya yindi, ni gake kuko ntago tuzi. Ndabona ahetse umwana. Mikoro reka tuyihishe, ashobora kutumerera nabi. Mzee dore ukuntu yangiriye amasahane. papa wanjye meze bite? Umuntu yinjira atanakomanza. Neze naye gukomanga kandi nabonaga uri hanze. Ukwinjira nk'uwinjira mu rugo rw'umupaka. Mzee ko wabuze? Ujye mubanza musuhuriza umuntu kure. Nanjye mbe nicaye. Icara. Ko wabuze se? Nicyo bintwaye ariko uru rugo mwarugize nk'isoko. Gute se? Uragenzwa n'iki? N'izo mikoro zawe. Singenza ntacyo usibye kuba nawe bwatereka nze rusure Muzehe TV n'amakuru ye. Umenya amakuru yanjye ujye kuyacuruza. Curuza se ncuruza. Ariko abanyamakuru mwabaye muti. Oya reka hava bitangira kuvuga nabi rwose. Ihorere mwana wanjye. Mzee kuyesa umwana. Ihorere mwana. Warabyaye muri iyi minsi. Narabivuze ndanabitangaza. Ariko habuze nibura n'ubyandikisha mu kinyamateka muri journal. Akana. Ndekera umwana ntunkorere ku mwana. Ngo n'abagabo musigaye mubugendana. Ubukise. Ubwo nawe uzi burimbura abantu. Ihorere mwana wanjye. Kevin, ihorere mwana wanjye. Amakuru. Ubusa amakuru ntayo ubona. Nta kintu mbona koza ibyombo nzi. Journalist. Uzi gushaka nabi. Wajya no kubyara ukabyara nabi. Ubakazi narakaretse. Simperuka gukora, simperuka kandi subu ukundeba niko wambonaga. Oya, ndabona harimo iminduka. Naboshywe n'ubuzima bw'uyu mwana ubona. Ceceka. Ngize gutya ngo ndabyara. Mbyara irikobwa. Bagize batya abahungu bamuteye inda. Se nabwirwa n'iki niba atari nawe wayimuteye. Kare ahubwo se umukobwa ndamuzi. Dore ibyo yankoreye. Agize ngo arabyaye. Ansigira umwana ungana utya. Muzehe. Nese umwana ni umukobwa wawe? Umwana ni umwana w'umwana wanjye. Cecekere. Ndabona wararugwishije rwose. Ubuso wamuhekeshejwe nande? Ababyiyorere we. Wamuhekeshejwe nande Muzehe? Oya. Ntabwo biba byoroshye. Shoboye kumwihekera. Ikibazo ni kimwe. Ubu uravaha nta n'icyo uri butangaze gishobora kungirira akamaro mu burere bw'uyu mwana. Nese tushaka uburyo tubishyira hanze uzabitwemerera. Ubyihoreye. Yenda zakura. Nese ubifatanya gute? Reba imirimo urimo. Nuko byagenze rero. Kubera kubyara nabi. Kubyara urubyaro. Ihorere. Ariko nta kundi nagira ko nta mutase nzemera murere. Use madamu wawe nawe hari. Reka. Uwo niwe wagiye mbere. Yagiye mbere y'umukobwa we. Madamu yagiye mbere n'umukobwa itagenda. Nuko nibura na madamu yansigiye uwo mukobwa. Uwo mukobwa nawe yigana nyina ansigira uyu mwana. Urumva uko urujijo rumeze. Ndakumva journalist. Naye
nari ndimo nitambukira bategekanye kwa Keve ntabwo nyiri kumubona muri iyi minsi dore shyano nagoshishe ihoresha umwana yaho ubu si yarize umuyiki umva nawe ihorere kugera kure siko gupfa hari igihe nzasubira mu kazi nawe byo kuganira namwe byo umva umwana arimo ararira ndabona ari agahuma umuntu byakubaye ntabwo byoroshye wa mugabo undebera wajuje ariko reka manze ndyamisha umwana niba ushaka ko tuganira uratwemera ko tuganira oya nta kibazo reka manze ndyamisha uyu mwana hanyuma nze tuganira ngira ngo rero uko bwije nuko bukeye nkunda kubibabwira ibintu ntabwo biba byoroshye ubuzima tunyuramo buba bugiye butandukanye ahangaha turi rero twari twagiye kureba Muzehe Keve Muzehe muzi mu mafilime menshi agiye atandukanye Muzehe Keve babara ahangaha rero tumusanze iwe mu rugo ibintu turabona ko ari ibintu ntabwo byoroshye ibintu biba byakomeje kwanga aragira ati akazi karahagaze naziritswe n'uyu mwana ndebera nawe nk'umuntu w'umusitari ibintu tuba tumusanzemo nyamuneka nawe mukobwa uri hirya no hino ubasha kubona iyi nkuru ngira ngo mushyiremo rwose kubaha ababyeyi nze uko ndacyambara inkweto se journaliste narabitse nta wundi kuganira nta kibazo Muzehe umeze ute uko umeze wakubonye nyine abibonye birakomeye akazi narambitse hasi icy'ingenzi ariko ni ukuramira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndabona bitoroshye rero ribaruwa riraye waribara ute utarariraye nese Muzehe buriya tumaze kubibona pe uhetse umwana nk'uriya mwana ntinde bamuguhekesheje n'uburyo wamuhetsemo se reba uburyo yari wamuhetse buriya yikubita hasi buriya se ugira ngo ni uguheka ni ukubura uko ngira ni ukubura uko ngira ntabwo ari uguheka ariko azakura nise madamu wawe niwe wagiye mbere nyumvira se kuko wari wambwiye ngo madamu ngo yabaye nk'ugenda mbere ngo niba uriya ngo ni umukobwa wawe uriya ni umwuzukuru wawe uyu mbonye mpetse ni umwuzukuru ntaranda we n'utwana turi gucaracara nuko rero nabara bose nabuzukuru babarira ariko nk'abaturanyi ntawe yihakana umwana buriya bose n'abanjye n'ab'umuryango naho ubundi umugore yagiye kera niwe wagiye mbere yagize gutya araguruka atanambwiye wa munyamakuru ubundi abantu babana ntawe ugira icyo ahisha undi mu gitondo nagiye kubona mbona arikaraze arakarabye arisiga arakwikira urukweto isakoshi umuntu w'umukecuru ntese ugiye ngo hey ankubita ibuno ngo ntugire ibyo mbaza aguruka atyo sinzi yari na rumwe ntibukeye umukobwa we nawe abikora atyo niko kubona mpetse uriya muntu yarabyariye hano se mu rugo umukobwa nawe ntabwirwa n'iki se niba atari nawe wamuteye inda ko mujyaho mukababeshya mukabanaganika mukabaraziyo n'ubwa kangaho mbonye iwawe kuko kuva twamenya ubwa kangaho mbonye iwawe ubwo nyine waje mu makuru kahubwo nahimba ati Muzehe Keve yaburiye hehe tujye gusura Muzehe Keve nase Muzehe tuvugisha ukuri iyo ndamuka nguteguje bakwiyamagarira
bari kumwe umwanya data ntabwo wari kurenga ibikingi by'amarembo. none se ubwo urumva kugutungura atari byo byiza kuba mbasha kumenya amakuru yawe ukuntu byifashe? Si ibyo mwize se nyine que tu es journaliste, si ibyo mwize byo gutungurana. Si ubwo iyo usanga mukubita wari kumanikisha. ubu se nawe ujya umukubita agahinja kangana kuri hari ukuntu umujinya waza, ariko ndavuga ko bafite ubwenge buke batagira n'impuhwe batanabyaye akaba yanamudiha. ariko jye navutse mu muryango do plus que je suis intellectuel, narize intellectuel. ibyo ntabyo nakora. umuntu ni umuntu, ariko ntagahora gahanze. azakura mutume. Nisemeze ni iki wowe ku giti cyawe gishobora kuba cyarabatekerejeho ukavuga ati madamu afashe inzira aragiye n'umukobwa wanjye aragiye daranere noneho uruhinja, ukeka ko ari nk'igiki gishobora kuba cyarabajyaniye mu bihe bimwe? ariko reka nkubaze journaliste, ntiwize? abantu babiri cyangwa batatu babana mu rugo, ni gute ikibazo kibataka ntibagifatanye? niba yari n'inzara ntidushobora guhuza imbaraga tukabona icyo turya? Nese hariho nakubise, hariho naciye mu maso, hariho naraje hanze, bose ntibagurukaga, ubwo bajyaga gushaka ibyinshi biri. ntabwo ari ikibazo gusa, ahubwo agira uti kimwe se kuri njye ko birenze igihumbi. ako si igihumbi kimwe cy'ibibazo. aho ngo sinabona icyo mvuga. se ibi bintu bifatanya gute no kureba uriya mwana? ntunyumvira se? ahubwo ikibazo ngira, ese iyo uba ushatse nk'umukozi wajya ureba uriya mwana nawe ugakomeza izindi gahunda? ariko noneho uyu munyamakuru bamuntumye, nashaka umukozi nkamuhemba iki se? no kubona amata ye ko ngomba gupfuka umusatsi, nkamuhemba iki? umva, ahubwo ikintu ugiye kumfasha nk'umuntu utangaza inkuru. oya muzehe wirira ntabwo ari ukurira, wirira nk'umuntu w'umugabo. byihorere. nagira ngo unsabire ababishinzwe bagira icyo bamfasha, kandi nyuma y'ibyo nta cyerekezo navuga. barabona umuntu muzereka kurira ndetse kurira suramarira iki? yakira nanjye ugomba kumvugira. dushobora kugira ubuvugizi dukora, ntabwo byoroshye. icyo nkubwiye gusa, nk'ubu ngubu iyo yicuye akabaho yakoraga ku ibere rya nyina, agakora ku ibere ryanjye, ararikabakabaze ararikoraho ngo akuremo iki. ubwo reka ajye kureba, umva reka ndebe niba yicuye cyangwa niba aticuye. ibibazo byo nabibera umwana. ntabwo byoroshye. ngira ngo hari aho ushobora kuba uherereye hose nawe ibibazo urabibona uko hanze aha biba byifashe.
uramutse ukiri umukobwa nawe ugafata umwanzuro wo guta umwana ukamutera ababyeyi, ni ikibazo gikomeye kubona umusaza nk'uriya w'imyaka nk'iriya arira donc ari mu bintu nk'ibi ngibi, ni ikibazo gikomeye cyane kandi yagakwiye kuba hari ibyo yerekezamo. Uyu ni Umutako TV, tukugerera hirya no hino hatandukanye byinshi bigiye bitandukanye, nizeye ko tuzadukomeza kubana. Uramutse kandi hari icyo wifuza kuba wafasha Muzehe Keve, ushobora kunyura muri description ukaba waduhamagara, tukazaba twazafata inzira tugakorana urwo rugendo rw'ubufasha no kuba twagira icyo tumufasha muri ibi bibazo arimo. Muzehe, rero cameraman mfite n'ubwoba, kari agahinda ajyanye nshobora kugenda kandi nawe ari we Mana, nawe ari byakubaho. Muzehe, Muzehe nakumva nakumva umunyamakuru, reba uko umwana angana, reba uko umwana angana, wabyishobojemo ni wongera kurira ariko ni ugusenga cyane, ni ugusenga cyane, nta kindi nakoze kurusha ubushake bw'Uwiteka kugira ngo abangana gutya rero n'ubundi azakura. ubu mubayeho mutera iyi minsi umwana abandi, bumva ni urugendo rutoroshye, ariko nawe urabaza nkana, urabaza ibyo ubona, ni urugendo rutoroshye. Ninjye uvoma, ninjye ukubura, ninjye umusasira, ninjye umumesera, ninjye umukarabya, kandi nkibuka ko mba ngomba no kumushakira amata. Urumva ibyo birometero byose nkora kugira ngo uyu mwana ajye ejuru. akira akana ababyihorera yabonye ikisi, ubu arashaka amata, arashaka igikoma. Ahubwo mfite ikibazo, tubwire mfite ikibazo ko ashobora kuzarwara inzoka. Iyo ari igihe kitaragera gutya ararya asarya iki, yabonye iki, kereka yabonye igikombe cy'amata arakiririrwa, nkaba natetse n'ibijumba nkamuha agatema, naba nagize amahirwe nabonye ifaranga nkamugurira kabisa. Nguko ukuntu aba ceceka sha tukaganira kugira ngo naduherekeze uburyo tuzaza kugusura, n'ubuvugizi wenda turi bukore ceceka sha ushobora kubyara, ceceka sha ceceka sha akanya gato. cecekere mwana wanjye, byanze bikunze uzakura, cecekere, ndabizi ko utinya biriya ariko mana ya ni Umutako TV nk'uko twabibabwiye. Twe turi kumwe na Muzehe uzwi nka Keve Babara, wakinnye mu mafilime menshi atandukanye, nko muri filime nta kibazo, yakinnye muri filime nyinshi zigiye zitandukanye. Keve Babara aho yitwaga Ndabazi, nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Turi kumwe rero, twamusuye, twasanze bitoroshye, twasanze bikomeye, ngira ngo namwe murabibona nk'uko arimo kumbwira ati ni gute ubaza ibyo ureba, ibintu ntabwo biba byoroshye mu buzima tunyuramo bwa buri munsi, byinshi bigenda bitugora, kandi aho uri hose umusengere, natwe dukomeze dusenge. Uramutse hari n'icyo ukeneye kumufasha ushobora kutubwira, ukaza tugafatikanya urugendo tukajya kumusura, tukagira uburyo tubigenza. Keve Muzehe, none se ubu muri filime
nta guteganya kugaruka ndabona bigoye. ariko journaliste ntukambaze ibyo ubona ubwo nabamisemo filime nkareka umwana ntibishoboka rero nahisemo ubuzima bw'umwana niyigira hejuru nibwo nzasubira kuri niveau yo kuba acteur principal naho ubu ngubu jamais kiri kuri ya mwana amaze kwigira hejuru cyari no kurira ahubwo nkuko wari ubivuze mujya muvugana umukobwa mujya muvugana nko kuri telefone umva tuvugana ibiki umenya atakinabaho cyangwa niba nariho barabumutamitse yarabutapfune ndavuga uburozi kuko nta muntu muzima watekereza ngo akore ibyo uriya yakoze meme que sa mère bose baburiye rimwe niko navuga ubwo no gutegereza akana kakajya ejuru hanyuma ubundi ngakomeza na madamu we nakuvugana kare uwo yagiye mbere ujye kubita ikigo umugisha kuko njye bitewe n'ukuntu uzwi aya masahane ndarebaho iki se ariho iki turareba uburyo turi bubigenze ntabwo turareba uburyo turi bubivuganeho nari ndimo kuvuga ni uburyo nari nkuzi uburyo najyaga nkubona na mbere hose tentire umusaza w'umujene wa rero waremeye gukuramo biriya tentire ukaba ati aho kujya muri filime ngo nsige umwana fazari ntareka filime nkaba ndi kumwe n'umwana ni ukuri Imana ijye iguha umugisha cyane hari igihe numva ko Nyabarongo indi kure oya naho bundi ntuzakora iryo kosa hari abantu benshi ugasanga umuntu aragiye ngaho upfuyo Nyabugogo hakurya iyo kubera ibibazo cyakora nk'uko wabivuze uti ndaza kureba uburyo nakuvuganira rwose iryo jambo ni ryiza indemeje n'agatima icyo nkundira abantu nk'amwe mwiza noneho n'akarusho kuba mwarize lettre muba mufite kuvuganira abantu nkanjye cyangwa n'undi nkanjye mukabavuganira nicyo nkundira amasomo mwize nta kintu ariko nanone hari abayiga bakayajundika ntibakoreshe memory ushyiremo no gusenga ko ndasenga ushyiremo gusenga natwe turagusengera hari n'abashobora kubona iyo video bakaba bati tuzasure keve yego ni byiza ubona se byaratewe n'iki ariko se journaliste gusenga ko ndasenga pe ariko se abasenga ko batanga n'amaturo njyewe amaturo nzayakura yo gutanga nawe ubundi gusenga ko ndasenga pe ndasenga rwose naho kumbaza uti wowe ubona byaratewe n'iki nta bindi ubwo satani yagabye igitero hano muri uru rugo baramwumvira baramukorera nta kindi nabona nagusubiza nk'umugabo abyanye n'uwo mukobwa wawe uwo mukwe wawe ntabwo ushobora kuba waba wari usanzwe umuzi ngo murebe uburyo mwakwegera wenda n'ubuyobozi bubafashe uwo mukwe wawe ntabwo byagenze bitewe uvuze ngo umukwe ntigeze mbona ubwo umukwe ni satani yagabye igitero muri uwo mukobwa
ahubwo sinshaka no kubona uwo satani, uwo mukwe uvuga, nta wundi mukwe ni satani. Ariko wama nkamubona mu maso, nibura ngo mushinga amenyo nubwo havuye muri mwe. Oya wabukosheje neso kujya kumushinga amenyo, ahubwo bakiyambaza n'inzego z'ubuyobozi, naho gufata rero uwo mwanzuro ngende umva nawe bagufunga, waba ugiye gushyira ikibazo mu kindi. Abeshye bize ntawamfunga ndamutse mfashe shitani mu ntoki nkamushinga amenyo. Wamukura he? Ihorere. Wamukura he kuko wamugabo? Nta mukwe ngira. Nge rero impamvu hari ukuntu njya nicara nkareba nko ku bantu babuze, bavuga ati reka tunyaruke tubasure tumenye ababuriye hehe, byifashe bite, babayeho bate muri iyi minsi. Niyo mpamvu rero nayo twari twatekereje tuzatireka dufata urugendo, twakoze natwe urugendo rutoroshye kandi urabona izuba rimeze nabi. Tugiye gushaka uburyo twerekera, tunarebe uburyo ubwo buvugizi Imana ibidufashemo. Ni ukuri. Ubwo rero turakubonye, dusanzwe ukiri muzima. Mwambonye se ndiho. Ariko abaturanyi bajya bakwegera bakabasha kukwegera nyine mukaganira bakaguhumuriza. Byihorere. Hepfo hari abagore, iyo babonye muhetse atangiye kurira iryinyo bararyanika se byihorere bireka bagasekura umenesha nashyikirana byihorere. Ariko hakabamo n'abandi nkawe nk'uko ubivuze, yohereza umwana ati genda umuzanira amazi. Abantu bose ntabwo ari kimwe, ntabwo ari kimwe. Kimwe n'uko utari kimwe nabo nabigejejeho, kandi mukora umurimo umwe, ariko ntibabyandike no mu binyamakuru, ntibabivuge no kuri radiyo. Ariko burabaruse kuba muje hano nibura kumenya uko ikibazo kimeze. Abantu bose ntabwo ari kimwe. No gusenga cyane wambaye akora byoroshye. Ahubwo reka nkomeze ndebe uwo mwana. Batandeba hafi, hari n'uwamurya urwara. Ukuvuga ngo ngomba guhora hafi ye. Murakoze kandi kuba mwaje no kunsura, ariko muzakora neza nimuntumikira mukantabariza, muzaba mukoze. Oya muzehe zivanze n'ibyombo. Tugira ngo sinataye umutwe wa muhungu. Niko muzehe zivanze n'ibyombo. Reka mbe hafi y'uwo mwana atagira umushinga urwara cyangwa akamukubita igipfunsi. Murakoze urugendo rw'isi. Zereka nkubaza akantu gatoya. Ibi bintu kuba nawe waremeye ukavuga ati reka ndeke guta umwana, reka ibya filime mbihagarike, urumva ko wakoze igikorwa cyiza kandi kirimo umugisha, kandi Imana ikuri hafi. None nagira nte? Imana izaguhemba, komera, shikama gitwari. Natwe aho tugiye turi bugereyo turebe ko yamugira icyo mwamfasha. Biramutse bikunze wajya kubona ukabona kuko natwe wadutuma twazana nawe nakanakugeraho akareba uko bimeze. Ariko nubu ugize icyo usiga nta kibazo. Kamerama nta bibiri ufite aho ngaho ngo tumusigira nk'agasukari. Nibura ufite mobile money. Mobile money
ndayifite ariko hari abagenda bakakubwira batyo ubundi ntimuzongere. Inzana telefone tubikore. Inzana telefone tubikore rwose. Nushaka kutubwire nimero tubikore. Nimero yanjye urandika 078 ya rwose iri kuri momo. Murakoze cyane. Reka nirebera umwami. Umva sha mugarure hano. Yewe. Yamujanye rubyo. Ku bwanjye byandenze sinzi icyo navuga, sinzi icyo nakongeraho, gusa natwe turi abana b'abantu, uko bwije nuko bukeye ibintu bigenda bihinduka. Uyu ni Umutako TV, nizere ko tuzatubana mu biganiro bikurikira. Aha twe turi kwa Muzehe Keve. Imana ikomeze ibarinde kandi namwe mu musengere kugira ngo habaho icyahinduka. Aho utarakora subscribe wibuke gukora subscribe. Nyemwe muri kumwe ni MC Seti nkuko bisanzwe, tubane mu biganiro bikurikira. Imana ibarinde.